Imana uratira wese. Uragira ngo neza abantu ngo kiye gutira wese urabona atari umukobwa. Bakaba fasha ungeze no kuri abo baturage bazi. Mwana ngereka kubwiza ukurano ntiyatore. Mwana urazamuka uyu muhanda. Nugera uzamuka ku gahanda k'ibumoso uri bugereho. Amba singaho. Mama, ndumva nshaka kujya akomeye rwose. Kujya akomeye yes. Umvaga nawe nshaka kujya gukora ibikomeye, nshaka kujya gukora ibikomeye. Ibikomeye biyo ubwo wasanga ugiye kuzana ya mico yo gutira wese. Umvaga nawe ubusuragira ngo mbigenze njye mu gihuru se. Nawe ariko nukanse. Ariko ujya ngo ugende werekana ku kwicerezo kawe, aho ugenda unyura wose bagende bavura umwe wihereye ku gasozi. None suragira ngo mbigenze reba ahantu nirira tuwarete rero byinshi. Ahubwo se niwumva ko bivuze neza hano hafi yari ahantu nzi badutiza wese. Si kure cyane rwose ni nko muri kilometero 10 uvuye aha ngaha. What? Kilometero 10 niho uri kwita hafi? Ubwo aho niho hafi mubwiye. Ubwo none tugiye muho n'isanzure nko muri kilometero byibuza 50. Oya, ubwo reka mpfe kunyonye ndebe ko tuhagera. Ntabwo nabasha kugenda nanyuye imyanda bingana gutya. Oya Tangaza nusurizigize uko nguko niwe muti w'ikibazo. Ariko ubundi mbere yose tujya kujya mu rugendo sinakubwiye ureke kuza utekeye none waje utekeye ubugari bwa live n'ibishera. Kuza watekeye kirazira kugenda kirazira rwose kiba kizira. Ariko ntugakata ubusagashero na mwewe gasomeza voka nkarenzaho n'agatsima karaye n'ibijumbu dusahane twonyine nibyo uvuga ngo natekeye reka nawe uko nugukata ubuse ko nubundi nsanzwe ndya agasafuriya k'ibijumba nkongeraho ndetse n'umwariko wa kawunga wose. Ibyo nibyo byatuma nshaka kujya akomeye bingana gutya. Ubwo se warya cyangwa watekera? Nyine ukurikije ibyo nkubwiye urumva nasamura. Ubwo wasamuraga ubwo se uramutse uzindutse ufite umugambi wo kurya ubwo warya ibingana bike byibura ukubye gatatu n'ibyo nakubwiye. Hego ko Burahamu sogokuruza wabizeye ariko ufite amatungo mu nda ntitwabimenya cyangwa ufitemo ikiryo wororeyemo n'amakuru ntitwayamenya. Acagabanya amagambo wawe ubwo ndumva byashe nawe umva byashe. Sejama kombona ifashe ufite ikibazo byagenze bite? Ngize amahirwe rwose. Nuru winaha. Shando winaha ariko ingo zina ntago nziza. Ndabona usa n'umuntu urangiye. Umva yewe naga ari ukurangiye. Ahubwo nimba uri winaha. Fasha urize tuwarebe. Imana uratira wese. Uragira ngo neza abantu ngo kiye gutira wese urabona atari umukobwa. Kaba inshuti yawe yakuntumye ngo uze kugenda mpange za gahunda. Umva uri kunyerereza reka dukomeze urugendo urabizi dusigaje urugendo rw'amasaha 15. Witonze ariko marata Kaba wagiye kunise tuwarebe. Okay, toilette irahari. Ngene ngutiza ntare. Umva ugiye gutiza wese uyu muntu nibuze ko buri minsi 3 ngo yuzure wirirwa imuha rwose ko yaje atekeye ibijumba bikonje ubugari inyubati voka ndetse n'ubushira. Ako subaka kajama kapakiye bingana gutya nta nubwo kanari ahubwo kapakiye ikigage ubugari itsima kawunga ubwo ngubwo nagato toilette yanjye buri bikaraye bitatu
ubu ntiyahita yuzura nanjye nkajya mu baturanyi. nari nibagiwe bose yanjye mwana yararidutse isigayeho igiti kimwe kugira ngo ujye mushobora kuba uzi kakatona katagira. izo nta kibazo, mwene nk'izo ngizo n'ubundi nizo nsanzwe njyamo, kuko izo twazikoresheje Zamburi, Bunyoro ndetse na Rumbashi izo twakoresha. Musore wanjye ubwo nibagiye kukubwira iyo giti nacyo gisigaye cyariwe n'umuswa nicyo kirenda kugoma. Yumva icyo kibazo ntabwo gikanganye, ahubwo we wanindiye. Ako sibundi kukijandenzo nibagiye kukubwira yuko toilette yanjye maze iminsi 3 yuzuye bose nujya muri ryo kukubeka nayo nsigaye njya mu baturanyi. Umva rero ureke dukomeze urugendo urumva nawe se. Bakaba mfasha ungeze no kuri abo baturanyi bazi. Sha mwana ngereka nkubwiza ukurano ya toilette mwana urazamuka uyu muhanda nugera uzamuke ku gahanda k'ibumoso uri bugereho sibyo urimo urumva none ukageraho utambikaho gatosha hari amazu menshi cyane ni muri metero 8 nibyo biki urukumva aho hantu hari umugabo witwa Kirindi Sylvestre niba tuziranye niwe wabasha kugutiza gusa ukoresha ibirometero ujya gutira wese. Yewe warose nabi burinda bwira reka ngumeze neza ubwo urumva nagirane reka nyunye nyine. Bajama hano tugeze mane turaziranye ni abakristo ni abana beza kabisa ni abatambyi mu gitondo no bantu baba bari muri niba tu Unize ubwiherero we unize utuwarete unize utuwarete. Iki kigabo ni cya kindi nambuye 80,000 ubuse cyane izo tuwarete niyo cyantiza navamo gihita kinkingura cyangwa kikaza kikayindituriraho reka nigendere. Sekunde bugarutse ukanye imodoka icitse kare buratera umusana batiraga baraguhaye. Nawe rero buriya ngurana abantu nyohereje ku muntu nigeze kwambura 50,000 iyo nahani wakini. none se mwana ujya kurya imyenda wari wambwiye ubundi se wajya ugabanya gutekera kugira ngo wirinde kugenda utiraguza ubutoilette basi ngiye nkukoreye akantu gato nagufasha gutira haraho. Mfasha unize tuwarete. Ibyo kugutiza toilette byo nta kibazo nubwo yaridutse wanifata kuntu rubiko ariko amategeko ifite nako sa amategeko nigaze ijyambere ugomba kuba utari hejuru y'imyaka 30 utari no munsi ya 20. Aha ibyo byo ndabyujuje. Itegeko rya kabiri ugomba kuba uri ingaragu. Ibyo byo ndabyujuje. Okay, itegeko rya gatatu ugomba kuba ufite ababyeyi bombi kandi ufite n'ibyangombwa bikwemera gutura mu Rwanda. Gusa niwe si gusa ariko nta kibazo nabyo ndabifite. Sawa. Okay. Itegeko rya kane ukorize kakato ndetse na taekwondo. Aha ibyo nabyo narabizi ariko mfite n'izina rya Kategeri. Okay. Ibyo byose numvisha ubyujuje none itegeko ry'ijana ni nacyo kibanziriza icyanyuma hari umunzani ugomba kuwucaho tukamenya ibiro winjiranye muri toilette yacu tukaza no kumenya ibyo usohokanye moncere waramuka dusanze watayemo byinshi ukagucurika ibiro byo rwose baba ubuseka ibyo nzi ko nariye birusha ibiro nari nsanganye. Okay, none itegeko rero ukiryanyuma nyine ubwo nirirenze kuryanyuma ugomba kuba uzi kurwana nyine nk'uko wabinyemere kuzi kurwana tugiye kurwana amasaha 2 nutsinda ndahita nkureka winjire. Basi ngaho